Yes, twizeye ko meze neza cyane by'umwihariko mwe mudahwema gukurikirana meni empire by'umwihariko mwe mwakoze subscribe mubana natwe gatanu kuri gatanu yitwa yemejeko munyamerika by'umwihariko uri gukora ingendo ku mugabane wa Afrika yitwa yemejeko akaba ari mu Rwanda akaba yaciye agahigo cyangwa se u Rwanda rukaba rwaciye agahigo rwo kuba kimwe mu bihugu bigize Afrika uyu musore amaze kugeramo by'umwihariko akaba ariho yakoreye live stream ni ku munsi w'ejo cyangwa se uko agenda akora agaragaza amashusho mu buryo bwa live yaba kuri YouTube channel ndetse no kuri Twitch ndetse n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye akajya agenda agaragaza umuco ndetse n'imimerere n'imyitwarire ndetse nuko abantu bo muri icyo gihugu babayeho u Rwanda rukaba rwaciye agahigo rwo kuba ari kimwe cyangwa se rwo kuba ari igihugu cya mbere muri Afrika yakoreyemo iyo live streaming cyangwa se kugaragaza amashusho mu buryo bwako kanya aho abari kugenda ndetse n'ibyo abari gukora mu buryo bwako kanya kuba yayisoje mu gihe cy'amasaha atatu ndetse n'iminota 25 n'amasegonda 27 iyo video yafashe ikaba yasojwe cyangwa se yahagaritse kuyikora irebwe na miliyoni 3 ni mu gihe iyo video yaje kumara isaha imaze kurebwa na miliyoni 4 uti rero bimeze bite ubundi byaje bite uyu musore yisanze mu Rwanda gute yapanze kugera mu Rwanda gute kuba u Rwanda narwo rwamwakiranye yombi kuba u Rwanda rwagaragaye ku rwego rw'isi rukarebwa bingana bitya n'abantu benshi bingana bitya ubundi yageze mu Rwanda ryari byaje bite kora subscribe hasi aho ngaho ubundi nguhe akantu kandi iby'urugendo rwe ubundi uyu ni yemejeko wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga aho yamenyekanye cyane bwa mbere akina video game cyangwa se akina ibijyanye n'imikino yo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri murandasi ariko akabikora yabishyizeho mu buryo bw'ako kanya mu buryo bw'amashusho reactions uburyo bari kubikora imyitwarire ye uburyo amuka uburyo asakuza ibi bituma abantu babikunda ntibyari byoroshye kugira ngo agire audience ingana gutyo by'umwihariko akaba akurikirwa na miliyoni zisaga 47 by'umwihariko zirenga aho akoresha imbuga zigiye zitandukanye niyo YouTube channel ndetse na Twitch by'umwihariko nkuko abamukurikira babibona abafite telefone ye cyangwa se bari kugenda bikurikirana uko biri kugenda bizamuka ahari live uburyo bigenda abikora kuri YouTube ye channel by'umwihariko niho abantu bakunda kumukurikirana cyane by'umwihariko mu bihugu bya Afrika aho uyu munyamerika yiyemeje kuza muri Afrika azasura ibihugu bisaga 20 cyangwa se yego ibihugu bigize Afrika aho muri East Africa yagombaga gusura u Rwanda ari mu Rwanda ariko akanasura Kenya nibyo bihugu byo muri East Africa cyangwa se muri Afrika y'uburasirazuba by'umwihariko yagombaga gusura nyuma yuko avuye muri Zambia naho by'umwihariko agenda aho asura abantu bakamwereka bamwe by'umwihariko akurikirwa n'urubyiruko cyane bakamuchallenginga bamugisha impaka nawe bakajima n'umusore uzwi cyane ku bijyanye n'imyitozo ngororamubiri cyane ndetse na siporo by'umwihariko aho adahwema kugaragaza ko ari umufana ukomeye cyane wa Cristiano Ronaldo aho bahuye ahakora iriya by'umwihariko igaragaza celebration ya Cristiano Ronaldo yaje kugera mu Rwanda rero aho by'umwihariko yaje akagera muri one and only akagera hano mu Kinigi by'umwihariko agasura ingagi akaza kugera i Kigali agahura na ba Rutambi na ba Kagarara bakamuchallenginga akagera muri stade Amahoro akagera muri Zaria Court akagenda mu mihanda ya Kigali ndetse akaza kurya ubugari n'isombe ese byatangiye bike kora subscribe hasi aho ngaho hanyuma dukomeze tubana gatanu kuri gatanu nguha update y'urugendo rwe ndetse nuko yamaze kuba atangaza ko yaguze inzu i Kigali bitewe n'ubwiza bw'i Kigali cyangwa se bw'u Rwanda avuga ko yashimishijwe ndetse ari cyo gihugu cya mbere muri Afrika yanyuzwe nacyo giteye neza kiri clean kifite abantu by'umwihariko bari smart kurusha ahandi u Rwanda rufite umwihariko
uti rero bimeze bite by'umwihariko iby'urugendo rwe uyu yishowSpeed umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga uri mu Rwanda yagaragarijwe urukundo n'ibihumbi by'abanyarwanda hirya no hino mu mujyi wa Kigali aho yagiye anyura hose. Nawe avuga ko mu bihugu byose yasuye nta gihugu cyiza yabonye kiruta u Rwanda. Yabivugiye mu mashusho acisha kuri channel ye ya YouTube mu buryo bwa live aho agenda yerekana ibikorwa bitandukanye ari gukorera muri ibyo bihugu mu buryo bw'ako kanya. Nari nabigarutse yishowSpeed yageze mu Rwanda cyangwa se yageze mu Rwanda mu ijoro ryo kuwa 9 Mutarama rishyira kuwa 10 Mutarama 2026 ahita yerekeza i Musanze muri hotel ya One and Only Gorillas Nest mu Kinigi aho yaraye by'umwihariko. Mbere yo gutangira live streaming ye yishowSpeed yabanje gusura pariki y'igihugu y'Ibirunga. Yavuze ko mu minsi mike azashyira hanze amashusho y'urugendo rwe rwo mu Birunga ndetse no gusura ingagi. Nyuma yo gusura ingagi we n'itsinda rye basuye Gorilla Guardians Village, ikigo cy'abahoze ari abahige muri pariki cyangwa se muri pariki y'igihugu y'Ibirunga muri rusange. Kuri ubu biyeguriye kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ndetse no cyangwa se bakanigisha amateka n'agace n'umuco by'umwihariko nyarwanda muri rusange bigaragara muri aka gace. Nyuma y'ibyo bikorwa yishowSpeed yerekeje Kigali aho yahise ajya kuri Club Rafiki ahasanga abafana benshi bakorana ibikorwa bitandukanye birimo imyitozo ngororamubiri, kugerageza gukurura moto ebyiri ziri kugenda mu byerekezo bibiri bitandukanye. Iyi ni challenge yakoreshejwe n'uwitwa Rutambi, nawe azwi cyane muri ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda muri rusange, kuri social media zo mu Rwanda muri rusange, aho akunda kugaragaza nk'umuntu wateruye cyangwa se nk'umuntu wakoze bodybuilding cyangwa se wubatse umubiri mu buryo bugiye butandukanye. Ari kuva kuri Club Rafiki nibwo yishowSpeed yavuze ko mu bihugu byose amaze gusura mu Rwanda cyangwa se u Rwanda ruri mu bihugu byiza yanyuzemo ku buryo yumva azagaruka. Ati ntabwo ngiye kubeshya, u Rwanda mu buzima bwanjye bwose nicyo gihugu cyiza nanyuzemo. Atireba hariya nka hariya uba uri kureba imisozi by'umwihariko. Nagiye hanze y'umujyi, nagiye mu ishyamba, ntabwo ndi kubabeshya, ni heza, ibidukikije ni byiza cyane. Aha yavugaga nko mu misozi cyane by'umwihariko nko mu Birunga. Akomeza ati u Rwanda ni rwiza cyane, nzagaruka nk'icyumweru mu biruhuko by'umwihariko, nze spending time mu Rwanda by'umwihariko. Yagiye abikomoza muri aya mashusho by'umwihariko. Yakomereje kuri Stade Amahoro aho yasanze itorero ribyina kinyarwanda akabyinana naryo afatanya n'abakaraza kuvuza ingoma, ndetse azenguruka stade yereka abari bamukurikiye by'umwihariko nawe ko abishoboye. Mu magambo ye yavuze kuri Stade Amahoro ari we muri cyangwa se ari umwe muri stade cyangwa se yakomoje ko Stade Amahoro ari imwe muri stade nziza yagezemo muri Afrika. Nyuma yerekeje kuri BK Arena aho yasanze bamwe mu bakinnyi ba basketball bagirana ibihe byiza bakinana uwo mukino. Umwe mu bari mu itsinda rye ubwo yageragezaga gutera umupira mu nkangara yituye hasi avunika ukuguru, ariko by'umwihariko bamuba hafi bamwitaho. Yasize cyangwa se yahise yerekeza kuri Zaria Court aho yari ategerejwe n'abafana mu benshi by'umwihariko barimo abamuhaye igishushanyo, bamukoreye keke ikoze mu isura ye, akora indi mikino ngororamubiri. Tubibutse ko iyi Zaria Court ni y'umuherwe cyangwa se Zaria Court ni y'umuherwe ya nshuti ya perezida wa Canada, ariko ufite inkomoko muri leta cyangwa se muri Nigeria, yitwa Masai Ujiri. Akunda kuza mu Rwanda cyane by'umwihariko agahura na perezida, muramuzi cyane iyo yasuye cyangwa se yaje muri bya bikorwa bya Move Africa by'umwihariko bikunda kuba byahurijemo
urubyiruko rugiye rutandukanye ruturutse ku mugabane wa Afurika muri rusange akenshi bikunda kubera mu Rwanda by'umwihariko muri rusange. yemejeko aho yacaga hose yeretswe urukundo kuko yabaga ashagawe n'abamukurikira benshi bagenda bavuga izina rye, ndetse ubwo yavaga kuri Zariyaku yahuye n'umwe mu bafana be wamubonye afatwa n'amarangamutima ararira mu muhanda. Nyuma y'ibyo yerekeje mu ruhongore ajya kwerekwa uko bakama inka, ndetse azimanirwa amata. Muri rusange ni umuco nyarwanda, bati nugerayo bazaguha amata. Ibintu nk'ibyo murabizi cyane, ni umwe mu mico nyarwanda by'umwihariko. Nyuma y'ibyo yerekeje mu ruhongore muri rusange aho yakamiwe amata, ndetse ubona ko ari ibintu byatumye aba interested cyangwa se yishimiye cyane. Mu masaha 2 n'igice ari gukora iyo live streaming mu Rwanda yabonye abamukurikira bashya barenga 90,000 bamukurikiye ako kanya. Aba bantu ni benshi cyane. Ubusanzwe aho yakoraga aya live streaming aho yabaga ari mu bihugu bigiye bitandukanye, wasangaga akenshi akurikiwe n'ibihumbi 70, ariko hiyongeyeho yabaga ari ibihumbi 79 gutyo, ariko uri kumva hiyongeyeho ibihumbi 20 birenga aho babaga bamukurikiye by'umwihariko. Uyu akaba ari umwihariko wabaye mu Rwanda, ndetse akaba ari no byo byatumye akora live streaming nyuma y'isaha imwe akaba yakurikiwe na miliyoni 4 zirenga. Kugeza kuri ubu ngubu video ye ikaba cyangwa se live streaming ye ikaba imaze kurebwa na miliyoni 4 zirengaho hafi 500,000 by'umwihariko. Yavuze ko ari bo benshi yaba yaragize muri ibi bikorwa bye byo kuzenguruka ibihugu ugereranyije n'uko byari bimeze mu bindi bihugu yasuye, aho yavuze ko ibi ngibi ari agahigo cyangwa se ari n'umwihariko bituma u Rwanda narwo arwiyumvamo cyane. Yavuye ajya hazwi nko mu Marange mu Biryogo, aho yagiye kugerageza cyangwa se kugerageza ibiryo byo mu Rwanda. yemejeko yagiye muri resitora izwi nko kwa Isa mu Biryogo, aho yahawe isombe, ubugari, umuceri w'ipilawo na brochette. Muri iyi resitora yahahuriye n'umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga ukoresha izina rya Osimarito, aho bakinanye umukino wo kumvana imbaraga uzwi cyane nka arm wrestling. yemejeko abajijwe n'umwe mu bo yasanze by'umwihariko muri iyi resitora igihe azamara mu Rwanda, yamusubije ko azahamara igihe kuko yahaguze inzu muri rusange. Uyu ni umwihariko, kuba yagura inzu birumvikana ni ko ari igihugu yiyumvishemo, kuko nta handi yigeze abitangaza. By'umwihariko ni umusaza wamubajije ati how long you will spend time in Rwanda. Aramusubiza ati nzahamara igihe kuko mu Rwanda namaze kuba mpagura inzu. Mu Rwanda ibi bikorwa yabikoze yambaye umupira w'ubururu wanditseho u Rwanda mu mugongo, ndetse n'umubare 7 bifite aho bihuriye n'umukinnyi w'umupira w'amaguru uko akunda cyane Cristiano Ronaldo, nawe wambara umubare wa 7 ku myenda akinana muri rusange. Ni yemejeko by'umwihariko yagiye akora amateka cyangwa se yagiye akora tumwe mu dushya tugiye dutandukanye. By'umwihariko yeretswe urukundo n'abantu benshi muri rusange, yeretswe ko abantu bamukunda cyane. By'umwihariko yeretswe ko u Rwanda rwihariye mu muco bigiye bitandukanye, yeretswe ko u Rwanda ari bamwiyumvamo ndetse banamukurikira cyane. Uyu musore ukunda gukurikirwa cyane n'urubyiruko, uyu nguyu akaba afite influence nini mu gihugu abagezemo ku rwego rw'isi, agenda agaragaza umuco ndetse byihariye, akagaragaza ko icyo gihugu arimo
neza neza akagaragaza isura yacyo ya nyayo bitandukanye naho cyangwa se n'ibyo abanyamahanga cyangwa se abo ku yindi migabane igiye itandukanye by'umwihariko Burayi ndetse na Amerika uko baba bafata Afurika. Ibi ngibi bikaba byarakoze cyangwa se byaragize umumaro aho bamwe mu banyamerika ndetse no mu bandi bo mu bihugu bigiye bitandukanye bari bazi Afurika mu isura iri negative cyangwa se mu isura itanozwe aho itanoze cyangwa se itari nziza, aho bagiye babwirwa ko Afurika ari mu mashyamba, ari mu bantu babakene cyane, ari mu bantu batari smart, ari mu bantu mbese bafatwa nko mu binyejana byinshi bishize. Ariko uyu yishowSpeed agenda agaragaza uburyo ibihugu bya Afurika muri rusange byiyubatse. Akarusho rero nk'u Rwanda rugenda rwumvwa cyane ko His Excellence Paul Kagame ni umustar arazwe cyane ku rwego rw'isi. Rero iyo nk'iki cyamamare nacyo kihageze kikagaragaza uburyo isura y'u Rwanda, aho ngaha bari amanota cyane cyangwa se aba ari uburyo bwo kugira ngo u Rwanda barumenye by'umwihariko. U Rwanda n'ubundi bari basanzwe baruzi mu byiciro bigiye bitandukanye. Murabizi muri UCI yabaye ejo bundi mu kwa 9 ejo bundi rwose nabwo byagaragazaga isura y'u Rwanda, ariko by'umwihariko bafokasingaga aho iyo UCI iri kubera, ntago bagaragazaga uburyo abantu muri rusange mu buryo busanzwe bameze. Rero iki cyamamare kikaba ari influence nini ndetse akaba ari n'umusaruro ukomeye. Murabizi u Rwanda rufite gahunda ya Visit Rwanda, hano hantu rwose baba bituma abakerarugendo ndetse bikanatuma n'amahanga amenya u Rwanda, bakamenya isura yarwo y'u Rwanda uburyo rwiyubatse, bakamenya uko bafataga u Rwanda cyangwa se bafataga bimwe mu bihugu bya Afurika muri rusange, bakamenya ko u Rwanda ari igihugu cyiza, ari igihugu nk'uko rukomeza kugenda rwugurura amarembo ku bakerarugendo ndetse n'abashoramari. Hano aba ari igihe cyiza cyo kureba uburyo u Rwanda, atmosphere y'u Rwanda, uburyo imiterere y'u Rwanda ndetse na vibe u Rwanda ruba rufite, ndetse n'uburyo umuntu yahaza mu buryo bw'ubukerarugendo akaba yahatemberera. Murabizi ingagi rwose ya hano mu Kinigi, murabizi rwose iba iri kubica abigacika neza cyane. Uyu yishowSpeed aracyari mu Rwanda, nibwo yatangaje ko araza kuba arikura inkuru cyangwa se urugendo yakoreye mu birunga. Turaza kuba tubaha update z'uko ibintu bimeze. Mwebwe mukomeze mukore subscribe, mukore like, share ndetse na comment. Izindi update zigiye zitandukanye mu buryo bugiye butandukanye tuzajya tugenda tuzibagezaho 5 kuri 5. Nge na The Pure in Many Empire. Keep subscribing, like, share ndetse na comment. Turi kumwe 5 kuri 5.